ikiganiro cyacu staying the course nitwa Vitali Muvunyi. Ntangire mpumuriza mvuga ngo Impore Rwanda muri iki gihe tugikomeje kwibuka ku nshuro ya 52 Jenoside yakorewe Abatutsi. Uyu munsi ikiganiro cyacu nacyo kiraza kugaruka kwibuka ku buhamya no kugukira ibikomere ndetse naho gukira ibikomere bihurira no kongera kwiyuka. Murabizi ko insanganyamatsiko yacu ari ukwibuka twiyubaka, tuzaza kuba tugaruka kwiyubaka n'ubundi. Nyuma turatuvuga nyine ubwo kwibuka, gukira ibikomere no kwiyubaka. Ndi kumwe n'abatumirwa babiri tuza kuba tuganira, dusangira ijambo, dusangizanya ibitekerezo bitandukanye. Ndagira ngo mbanze mbasabe babasuhuze. Ibumoso bwanjye hari Bruno Iradukunda, abakunda kudukurikira mumaze kumumenya. Bruno adusuhuza. Shalom. Ndabashuje mu izina rya Yesu kandi nishimiye kubana namwe uyu munsi. Bruno tumaze kumenya ni umwanditsi w'igitabo cyitwa My Forgiveness Story, akaba akora ubushabitsi ariko akaba anabarizwa mu muryango witwa LL Ministries. Umuryango witwa LL Ministries abakurikiranye cyo ku cyumweru twari kumwe none n'undi muntu ukoramo, akaba ari umuyobozi wawo Rambere bariho. Ni umuryango wigisha abantu inyigisho zo gukurikira Kristo, ariko ni umuryango unafasha abantu mu gukira k'umuntu w'imbere. Ndi kumwe n'undi mutumirwa nawe uri iburyo bwanjye, Evangelist Jean de Dieu Muhire. Karibu. Murakoze cyane. Uko Vitali yaravuze, nitwa Muhire Jean de Dieu. Nishimiye nanjye kubana nawe. Yego, Muhire nawe ni umwe mu bakora muri uyu muryango arimaze kubabwira witwa LL Ministries. Nabivuze ko ari umuryango nyine ugamije kwigisha inyigisho z'ubutumwa bwiza no guhindura abantu kuba bigishwa, ariko bakaba banagira n'ikindi gice kinini ku bawuzi kirebana no gukira ibikomere. Uyu munsi turaza kuba tuganira nabo bombi, baraza kuba badusangiza ibyo nakwitangira ngo ubunararibonye mu murimo bakora wo gufasha abandi. Tuza kuba tumenya byinshi kuri bo, ariko indi mpamvu inatuma mbatumira muri iki kiganiro nuko nanone bombi bacitse ku icumu ya Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994. So suko gusa bafasha abantu mu gukira ibikomere, ahubwo nuko nabo bagenza urwo rugendo cyangwa bakigenda urwo rugendo rwo gukira ibikomere. Reka duhere wenda kuri Bruno, mubaze nti mwisanze ryari mu murimo wo gufasha abandi gukira ibikomere. Ese ko hari byinshi umuntu yakora, hari aho uwo murimo waba uhuriye n'ubuzima bwanyu bwite ku buryo byaba byarabateye kumva ariho mushaka gushyira imbaraga cyangwa ariho mushaka muri icyo gisata ariho mushaka gukorera? Urakoze. Uyu murimo navuga ko nahuye nawo muri 2013, nibwo namenye LL Ministries, ariko ni nabwo namenye ko mu rugendo rwo gukizwa harimo no gukira ibyagukomerekeje. Kimwe mu nyibyumva bwa mbere batweretse uburyo umuntu yavuye mu bwami bwa Satani aje mu bwami bw'Imana aza yarangiritse, agakenera kugenda urwo rugendo rwo gukira nyine kugira ngo abashe gukora icyo yakirijwe n'icyo yahamagariwe. Rero ni gutyo nahuye n'uwo murimo, numva ni urugendo nshaka kugenda. Nyuma yo gufashwa no kubona nyira, kimwe mu byo ngiye personally nzi ko nahamagariwe no gufasha abantu kujya mu mihamagaro yabo cyangwa kuba b'Imana yabaremeye kuba bo. Rero nasanze umukristo wese utarakira ibikomere bigoye ko yakorera Imana nk'uko bikwiye. So ni gutyo nisanzemo. Gusubiza ikibazo cyawe, yego, bifite aho bihuriye cyane no gukira. Ngira mbabaze nkore nabivuze dutangira mu bwanyu mwacitse ku icumu. Ese mushobora gusangiza abadukurikira igikomere mushobora kuba mwarahuye nacyo n'uburyo ijambo ry'Imana cyangwa se n'umuryango LL Ministries sinzi niba ariwo byagize uruhare mu kubafasha gukira ibyo bikomere? Byinshi
ariko kuva turi mu gihe cyo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 reka aba aricyo nibandaho. Igikomere cyo kubura umubyeyi muri jenoside, ntabwo nari nzi ko umubyeyi w'umupapa burya agira uruhare rukomeye mu gukura k'umuntu, muri identity ye, mu kugira intego mu buzima, muri byinshi umwana w'umusore aba akeneye. Rero ibyo kubibura byatumye nkura ndi umusore ugirana ibibazo n'ikintu cyose cyitwa ubuyobozi, ku buryo n'ubusabane bwanjye n'Imana, Imana nk'umuyobozi byaragoranaga. Imana nka papa nkumva rimwe nayo izagenda nk'uko muzehe yagiye sinongere kumubona, noneho no kuba ari Imana itagaragara, idafatika, hagati ba papa bose babo basanga bataba bahari. So navuga ko icyo gikomere cyo kubura umubyeyi bikagenda byafekta n'uburyo ubaho, n'uburyo uriretinga n'abandi bari mu buryo mu myanya y'ubuyobozi. Nicyo gikomere nibaza cyari gikomeye mu buzima bwanjye, ariko ndashima Imana ko binyuze muri ereri nongeye kwigishwa umutima wa kibyeyi w'Imana, nongera gukunda Imana nka papa. Urashima Imana ko yagufashe kuri icyo gikomere, ariko wenda aho nashakaga ko mwakomoza ni uburyo ijambo ry'Imana ryabafashe kuri icyo gikomere, kubera ko hari uburyo bwinshi buhari bwo kuvura ibikomere by'umuntu w'imbere. Ariko uyu munsi turasa nkaho turimo kugaruka ku ruhare rw'ijambo ry'Imana cyangwa rw'inyigisho zishingiye ku ijambo ry'Imana. So tugira ngo tumenye niba mwebwe ari bwo bwabafashije, mudusangize urwo rugendo. Imwe mu nkuru nabiretinze nayo cyane, cyangwa yo muri Bibiliya yaje gahinduka ubuzima, ni inkuru y'umwana w'ikirara, uburyo yagarutse avuye mu ngurube yanduye. Urumva ku Muyahudi ibyo byari sakirirego, kuza uvuye mu ngurube ugasubira kwa data. Muri iyo nkuru harimo ibintu byinshi, ariko amagambo ngiye yamfashije cyane. Hari aho bavuga ngo yaragiye yayisha iby'ubupfapfa, noneho ngo agarutse, niba ari umwigisha wari uri kuryigisha iryo somo, niba murerere kimwe mu byo dukora twigisha dushyiramo n'udukino. Abantu bakinnye ako gakino barahoberanye, barahagumana n'iminota nk'itanu, ariko nshima Imana kubw'imbaraga z'ijambo ryayo, uburyo nyine byabaye ubuzima muri njye. Numva Imana iri kumbwira ati nawe garuka, ndaguhobera, nongere nkwambike ikoti, nongere nkwambike inkweto. Kandi niko byagenze. Inkweto zisobanura ubutumwa bwiza, Imana yongeye kumpa ubushobozi bwo kuvuga ubutumwa bwayo, irongera ingira umwana mu rugo, ikagusubiza icyo cyubahiro, iyo dignity si yakwambuye. So ijambo ry'Imana rirakiza. Yego, urakoze cyane. Reka tunabaze Muhire, ibibazo byenda gusa n'ibyo tubajije kuno. Icya mbere, kwisanga muri uyu murimo wo gufasha abandi, hari aho bihurira n'ubuzima bwanyu bwite, urwo rugendo byaje bite? Murakoze cyane. Ku ruhande rwanjye ntekereza yuko ari nagize interest nkiri mutoya, ko nakirijwe mfite imyaka 10, hanyuma maze no gukizwa ndabikunda cyane. Nkunda ijambo ry'Imana cyane, nkakunda inkuru za Dawidi na Yosefu ku rwego rwo hejuru. Mu gukura rero ngeze imyaka 20 niyumvisemo gushaka gukorera Imana, numva nicyo kintu nazajyamo. Ariko nkuko wabitekereza nawe, ntabwo muri icyo gihe byari ibintu byoroshye kugira guidance y'ukuntu wabasha kumenya aho werekera kugira ngo uzavemo umukozi w'Imana. Nendaga kujya muri kaminuza, njya muri kaminuza, ariko
buri gihe ku ishuri ho nabaga ndi mu murimo w'Imana. Ngeze no muri kaminuza nabaye muri GBI njya mu murimo w'Imana, ariko noneho nza guhahurira na Lambert Bariho rero yabaye inshuti yanjye igihe gitoya ndi kuri kaminuza, hanyuma nyishoje nza guhura nawe banganiriza yuko bagiye gukora umurimo wa LL Ministries. Aho rero nari mfite amashyushyu menshi cyane yo kwinjira noneho mu itorero, nkajya mu murimo cyangwa se mu cyo nakwita ministry, nkajya mu murimo ngatangira gukora umurimo. Nibuka ko ikiganiro cyanjye nabo nahise nsakuza ndababwira nti mwanyemerera nkaza tugafatanya, nanjye nka bumwe muri mwe mu bazajya bakorana namwe umurimo. Ariko bangirira neza, barambwira ngo bampa amahirwe yo kubanza kujya nza mu nyigisho rero za LL Ministries batwigishaga icyo gihe. Nakuyemo kunguka cyane, ngenda mbona uburyo noneho rya jambo ry'Imana rihinduka ubuzima bw'umuntu, cyangwa se ryinjira no mu buzima bw'umuntu rikamumurikira, akabasha kubona n'ibyari bidatunganye muri we, yagira icyo abikoraho. Aho rero kuhisanga byaranyoroheye kandi binangirira umumaro mu rundi ruhande, kuko urumva nari ntuwe n'ubundi navuga ngo nari niteguye kuba najya mu murimo w'Imana. Ariko noneho kunyura mu rugendo rwo guhishurirwa, kwigishwa, nkamenya ngo burya no muri jyewe hari icyo nanjye nshobora gukora mu buzima bwanjye, nanjye ubuzima bwanjye bukaba buri mu murongo nyine ukwiriye n'Uwiteka Imana. Gukizwa ndi mutoya byanteye kubaho igihe kinini ntazi yuko muri jye hashobora kuba harimo igikomere. Nta makuru yo gukomereka numvaga nari mfite, ariko ndi kunyura mu nyigisho ngenda mbona uburyo ki mu ijambo ry'Imana hari byinshi bitari ku murongo muri jye mu buzima bwanjye. Hari amateka nagiye ncamo nashoboye kwirengagiza ndayarenga, kandi no kubera yuko nakuze nyine nzi gusenga Imana n'iki, hari ukuntu nyine bene ubwo buzima bwa gikristo bukwibagiza ibindi bintu byo ku ruhande. Unyemerere nguce mu ijambo. Urabizi kuko nka mugenzi wawe Bruno tumaze kumwakira hano inshuro nyinshi, ikindi afite igitabo akubiramo ubuhamya bwe bwose. Hari n'igihe twagiye tuganira tukamubaza ibibazo tubikuye mu gitabo bigaruka ku buhamya bwe, ariko nagira ngo uyu munsi wenda badukurikiye nabo bagira icyo bamenya ku buhamya bwawe, noneho ubone guhita winjira kwa rugeze uburyo umenya ibyagukomerekeje. Ariko dusa nkaho twabanje kugaruka kuri urwo rugendo, wenda dusa nk'udusubiza inyuma gatoya igihe cya Jenoside. Mwari mufite imyaka ingahe? Mwarokokeye hehe? Ubuzima bwaho bwa nyuma yayo bwari bumeze gutyo, none se winjiramo uburyo nyine ijambo ry'Imana riguhishurira ko ukomeretse? Urakoze cyane. Ni ngusubiza urahita usobanukirwa neza n'icyo nashaka kuvuga mu kanya. Ko Jenoside yabaye mfite imyaka 6. Nari ntaratangira ishuri, cyakora mukuru wanjye we yari afite imyaka 7, we yari yarageze mu ishuri, yigaga mu wa mbere. Nge rero nari nkiri mu rugo, navuga ngo nari nkiri umwana. Hanyuma ubwo muri Jenoside twari kumwe na mama wanjye amugaye amaguru yombi, ndetse turi kumwe na mushiki wanjye we wari ufite imyaka 2 icyo gihe. Urumva turi kumwe na mama amugaye amaguru yombi, mushiki wanjye imyaka 2 na mukuru wanjye ku myaka 7, ndetse nanjye imyaka 6. Twarokokeye ku Muhima. Mvuga yuko ari igitangaza cy'Imana gikomeye cyane. Uyu munsi wa none nyine iyo ndi kubisubiramo mbona uburyo ki mu by'ukuri byari igitangaza cy'Uwiteka. Umubyeyi umugaye amaguru 2
afite abana batoya batari bubashe kwiruka nawe ubwo atari bubashe kwiruka, uhita ubyumva yuko iminsi 100 ya jenoside twayiciyemo, kandi atari ukuvuga ngo ndashaka gucaho akarongo ko twari mu bahigwa natwe, kuvuga ngo twagombaga kwicwa. Ariko iminsi nibuka twavuye mu rugo duhunze yari iminsi 8 yonyine. Twavuye mu rugo ku itariki 8 z'ukwezi kwa 4, hanyuma tugenda urugendo rwo kugera ku Ruyenzi, wenda abahazi bahibuka, twari turi kuri primaire yo ku Ruyenzi hari hafi ya kaburimbo, naho twahamaze iminsi mikeya nkuko nabivugaga, dushobora kuba twaramaze iminsi 8 gusa. Ariko ku munsi wa 8 ibintu birahinduka nyine aho mu nkambi twari turi. Mama afata umwanzuro w'uko tugomba kugaruka mu rugo ku Muhima. Urugendo rwo kugaruka mu rugo rwari urugendo rumeze nko kwiyahura, ariko kubw'igitangaza cy'Imana twisanze ku Muhima. Duhaguruka ku Ruyenzi twinjiye mu modoka yari irimo abasirikare ndetse n'interahamwe, turatuzana nabo gutyo batugeza kuri Yamaha. Twagiye duca kuri barriere nyinshi cyane z'interahamwe baduhagarika, ariko ukabona utwaka ibyangombwa araturetse turagiye. atabibabajije barabimwakaga mama, ariko bikarangira babimusubije. Peut-être ko babaga bagize ubwoba bw'abasirikare twicaranye nabo muri iyo modoka, ariko warabibonaga ko nabo turi kumwe mu modoka ubwabo bari bafite ubwoba. Ko n'umushoferi yabwiye mama amubwira ati mujyemo tugenda, ariko sinzi yuko mbagezayo. Hanyuma uko tuza kuri barriere gutyo, hari naho badukuyemo, ariko badukuyemo babagabo nyine bavugisha wari udukuye mu modoka kuri barriere yo kwa Kabuga. Actually baramubwira, twari hafi kugera mu rugo, baramubwira batese aba bantu dutwaye wowe urabona iyo tubakuye bose nyine tutabazi. Twambuka gutyo, aho twaviriye mu modoka kuva kuri kaburimbo kuri Yamaha kugera mu rugo nabyo ntabwo byari byoroshye, kuko ku Muhima ni ahantu hari interahamwe nyinshi cyane. Nta metero 100 warengaga hatariho barriere, kandi zabaga ziriho interahamwe nyinshi rwose. Ariko muri ayo masaha twamanutse buri barriere yose twaciyeho nta muntu urahagaragara, naho twasanze nyineho noneho ifunze burundu utabona naho usesera. Mama yarabavugisha ababwira ati mwiriwe, baramwikiriza, bamubaza bateye ati muragarutse, ati cyane rwose tugarutse iwacu, bati ngaho nimukomeze. Tugenda twisanga mu rugo. Ubwo no kuvuga ngo aho yari yamaze kudesida nyine, yavuze ati sinzongera kwiruka, aho n'ubundi byose n'ugupfa no gupfa, uzansanga mu rugo nyine ubwo ntazanyicira birangire. Ariko kugera mu rugo twahahuriye n'ibitangaza by'Imana umunsi ku wundi, kuko ibitero byazaga bije kutwica. Bahagera bakabaza mama ngo nyoko ari hehe, nyoko ari hehe ngo tumugandagure. Mama akababwira ati nta uhari, kandi ari we bashakaga. Ubundi tukaba tugiye nko kuvoma, ngiye na mukuru wanjye nyine tuzana amazi wenda tubone nayo kunywa, bakatwirukankana, ibitero bikatwirukankana. Ariko ukayakubona ukabona nk'umwe muri bavuye mata, abo bana murabashaka iki, mubareke bagende. Bakaba baraturetse turagiye gutyo. Umunsi umwe rero hari umugabo umwe wari warahize yuko azatwica rwose, ari umusaza wo mu Burundi, isura ye ndayibuka, sinjya nibuka amazina, ariko nibuka ko ari umugabo muremure wabaga wambaye imyenda ya gisirikare, afite imbunda. Yatubonye rwose tugiye gutashya, aratwirukankana pe, kandi ubona yasheze nyine yuko ari butwice byarangiye. Nibuka ko grand frère yambwiye ngo agiye kuturasa aryama hasi. Rita twihisha ahantu mu karigore nyine, urabizi imihanda y'ibitaka yo muri Kigali kera yagiraga uturigore dutoya, niko twagiyemo tukihishamo. Noneho wa musaza taduca hejuru aradusimbuka, atunyura hejuru, akomeza yirukankana umukobwa mukuru twari turi kumwe, yari uwo mu rundi rugo twari twegeranye.
aguma wamwiruka inyuma, noneho twe dusubira ya nzira avuyemo tumutanga kugera mu rugo. Urumva mu rugo babaga bahazi, babaga bahanyura buri kanya, hari akayira nyine gahuza imihanda yombi, uwacu n'uwo ruguru, babaga baje bakanyura hagati y'amazu yacu. Iyo babaga birukankanye nk'umuntu yashobora kunyura aho yirukanka, natwe turi mu nzu bamwiruka inyuma, cyangwa se tukaninjizwa mu nzu nuko tubonye ko ari uwo birukankana. Noneho buri gihe uko baje mu gitero baje kutwica, bahagera ntihabure impamvu, nubwo yaba ari ntoya cyane, ariko impamvu ntibure yatuma batari burikora. Ikindi gihe nibuka nacyo gitangaje, ni umunsi umwe mukuru wanjye yari ari hanze ari gukubura, sinibuka impamvu yatumaga akubura, ariko byo ndabyibuka cyane. Nanjye ndi mu nzu ndimo kurera muri mushiki wanjye, namwoka ibyo nyine kugira ngo ataza gusohoka. Mama nawe yicaye ku kabaraza, yangaga nyine kuva hanze kugira ngo mukuru wanjye bataza kumwica. Umugabo w'interahamwe ahagarara mu muhanda aramurasa, arasa mukuru wanjye. Noneho uko amurashe yari yunamye arimo kuyora ibishingwe yari amaze gukubura, ahita yeguka, rya sasu rimucaho riragenda rinyura gutya mu mugongo wa mama, rinyura hagati y'umugongo wa mama n'igikuta yaho yicaye. Urumva ntiryakoze imbavu, nta mubiri we ryakozeho, ahubwo ryanyuze hagati ye n'inzu rikubita ku nzu yo ruguru. Njye ndi mu nzu mbona mu mugongo wa mama ari gucumba umwotsi. Ndamubwira nti mama barakurashe dore umwotsi uri gucumba. Noneho mama yikozeho yumva arashyushye, akebutse ruguru ahita abona nyine mu nzu ku nzu yo ruguru aho isasu nyine ryashatse gupfumura. Mukuru wanjye nawe aza yirukaza amubwira ngo bari bandashe. Binjira mu nzu gutyo, noneho yumva mama yatubwiye ko yumvise abavugiraga ku muhanda, ngo umwe kubwira mugenzi we ngo ari kuri igicucu urakora icyaho ngaho waje tukagenda. Urumva ari uri guhamagara wa wundi warashe mukuru wanjye. Twinjira mu nzu nyine tuzi ko bari buze bakatwica, turokoka gutyo. Twagiye turokoka impfu nyinshi mu buryo bw'igitangaza. Igihe rero kiragera urakizwa, urabyibagirwa byose. Ntabwo navuga ko nabyibagiwe, nicyo gitangaje ko ntabwo ushobora kwibagirwa amateka. Wumva ko n'ubu ngubu ndayibuka, ntabwo wabyibagirwa, kuko nibuka ko iyo minsi twamaze aho twahabaye dutegereje yuko hari igihe kizagera RPA ikanesha, jenoside igahagarara. Ariko mu mutwe wanjye numvaga yuko mu by'ukuri kizakurikira ari uko tuzahindukira natwe tukica interahamwe zose. Abantu bose babaga bari kuri bariyeri nyine babaga uvuti buriya natwe tuzajya, najya numva naye nzajya njyana n'abagiye kubica, nubwo nari umwana mutoya. Ariko nibuka ndi nko mu myaka 8, 9 cyangwa se n'10 muri icyo gihe nakizwaga, numva ndi disappointed ukuntu, numva rwose bantengushye, kuko ikintu cyo kujya kwica interahamwe cyari kivuyeho. Noneho batubwiye ngo ntitubababarire. Kibaza turababariye koko? Muri 98 nicaye ahantu numva nacanganyikiwe, kuko sinzi niba mbyibuka neza, ariko numva ari muri uwo mwaka twagiye habayeho gutaha urwibutso rwa Gisozi. Icyo gihe rero numvaga nacanganyikiwe, ndi kwibaza ako kavuyo kose nyine dufite, twebwe tuzajya kwica za nterahamwe ryari, tuzajya kwihorera ryari, cyangwa se abasirikare bazaduhorera ryari? Ko kenshi nicyo twakunda kuganiraho na even na mukuru wanjye twajya tubiganira. Ariko amakuru yaje nyine atubwira ati nimubabarire da, turababarira. Twumva nyine yuko bya bintu, ariko icyo gihe cyo kubwirwa ngo nitubabarire n'urugendo rwanjye rwo gukizwa, ko mama we ubundi gukizwa kwanjye urebye bifitanye isano n'amateka yacu yo muri jenoside, kuko kimwe mu bintu mama yahagazeho kikamubera ubuhamya bukomeye nuko jenoside itangiye yarasenze. Aravuga ngo
mana nundinda ukandindana n'abana banjye, dore igihe sinzabasha kwiruka, niyo nakwiruka sinzagera kure, ariko nundindana n'abana banjye iyi ntambara ikarangira twese turi bazima ntacyo tubaye. Ya mana barokore bajyaga bambwira ngo hari umugabo w'umurokore wajyaga uza kumwigisha ati ya mana uriya mugabo yajyaga avuga wa Yesu yavugaga nanjye nzamukurikira. Nicyo kintu rero cyatubayeho, Imana yaraturinze. Hari n'igihe bitabaga ari n'igitero cy'interahamwe, ariko hakaba habayeho inkotanyi ziri kurasa nyine muri quartier ku Muhima kugira ngo zibahashye, amasasu akinjira mu nzu. Umunsi umwe isasu ryinjiye mu nzu ritwika uburiri bwose, kandi nari ndimo ninjiza mushiki wanjye ngo tujye muri icyo cyumba. Yari igitanda twajya twisha munsi, ariko isasu rigwamo tutarimo, matera yose irashya n'igitanda kirashya, twebwe tujya kwisha inyuma y'inzu. Urumva rero ibyo bitangaza byose by'Imana twabonye, noneho ukaza nkanakizwa, kubwirwa ngo nitubabarire byari bifite igisobanuro. Sorry. Byari bifite igisobanuro ukuntu somewhere in my mind yuko nyine tugomba kubabarira, ariko nanone nyine bitarasobanuka neza. Aho rero niho hantu narindi gusubiza cya kindi bavuga ngo nahise mbyibagirwa, ariko ntabwo nabyibagiwe. Nari nakibajije kubera ko hari ukuntu mwigeze kuvuga ngo icyo gihe n'inyigisho za Elleri zibageraho, kubera ko mwari mwarakijijwe ibintu by'ibikomere bitari okay. Nigeze gusa n'ubivuga. Urumva kubera kuba mu rusengero iyo myaka yose, testimony yanjye itandukanye n'iya bro. Nagize amahirwe yo kutagira coping mechanism, reka mbyite gutyo, ziri bizarre. Coping mechanism ngo ni nk'uburyo bwo cyangwa umubiri uhitamo guhangana n'umubabaro, ariko atari amahitamo ari ibintu byikoze, niko umuntu yabyita. Hari uburyo umuntu ukomeretse agira ibyo ahungiramo. Reka mbivuge gutyo, hari ukuntu umuntu ukomeretse burya agira ibyo ahungiramo. Benshi ugasanga yahungiye nko mu nzoga, akavuga ati akayoga iyo nkanyoye kanyibagiza wa mubabaro wanjye wose, kanyibagiza data nabuze, kanyibagiza mushiki wanjye nabuze. Undi agahungira mu itabi, undi akagira umujinya mwinshi cyane, urwango, bakajya bagira nyine expression zitandukanye. Rero ibyanjye byari biri muri Yesu, byari biri muri Yesu cyane ko urwumva urugendo rwacu rwose rwa nyuma ya jenoside, mama yatubwiraga ko Yesu ari papa, ni wese w'imfubyi, akaba n'umugabo w'abapfakazi. Ikibazo cyose tugize tukajya gusenga nyine, tukagisengera, tugapfukama, tukiriza ubusa ibintu byose. Ariko icyo ngicyo gitandukanye noneho naho ugeraho ugira amahirwe yo guhura na realite y'icyagukomerekeje no kureba mu maso cya gikomere cyawe. Ayo rero niho navuga ko nageze muri Elleri Ministries mu by'ukuri ntavuga ngo ndi wa muntu mbega washenjaguritse ku buryo ubibona, ariko imbere muri njyewe nari nshenjaguritse, kubera ko noneho muri ako kanya ijambo ry'Imana ryose ryigishwaga ryanyinjizaga ahantu ntabasha gutinda. Nibuka ko batwigishije kwitangirira igice cya mbere umurongo wa mbere, noneho badukinira ya drama Bruno yigeze kuvugaho, inkuru z'ukuntu Imana yaremye isi ikarema n'ijuru, bakamanuka bakagera aho yaremye umuntu, bakerekana ukuntu umuntu noneho Imana yaramushyize muri Edeni, ukuntu yaje kuhasohoka. Numva noneho izo nkuru zitangiye kuba ubuzima bwanjye, nkibona ukuntu nyine nanjye nashyizwe muri Edeni, ariko noneho nkaza kuyisohokamo, kandi ngasanga n'uwo mwanya ako kanya, nubwo nari umukristo iyo myaka yose, ariko ako kanya ntabwo ndi muri Edeni kabisa. Hari ibintu biri muri jyewe bimpamiriza neza yuko nakwiye no kuba muri Edeni ahubwo.
aho rero niho noneho navuga ngo nari ntangiye noneho kwibwiza ukuri, nkinjira muri bwa buzima bwanjye imbere, nkareba ibyabaye, urugendo rwose nanyuzemo. Burya nubwo Imana yaturinze cya gihe, ariko uyu mubabaro wari umubabaro w'ukuri, kandi uyu mubabaro ntaho wagiye, burya ndacyawufite, kuko nta nkovu yo ku mubiri n'imwe nari mfite ngo uvuge ngo bantemye wenda ku ijosi se mfite inkovu, ku kuguru se wapi. Mukuru wanjye ntibamutemye, ntiyanapfuye, na mushiki wanjye nuko, na mama nuko. Abavandimwe bacu bahuye n'ingorane nyinshi ni babyara banjye, nabo twababonye nyine muri icyo gihe jenoside irangiye. Ntabwo mu by'ukuri twabanye nabo no muri ibyo bihe bya jenoside wenda ngo ube warabibonye, ariko nibuka ko nari mfite mubyara wanjye bakubise ubuhiri mu mutwe, bamutema ku ijosi, yaje mu rugo afite ibikomere bikiri bibisi, za nkovu nyine ziwubibona ko zirimo n'ibisebe. Umubabaro bari bafite wari urenze uwacu. Icyo kintu cyo kuba nta kintu kiri fiziko kigaragaza yuko wanyuze ahantu hagoye, cyaduteraga gutekereza ko turi bazima. Nta papa wapfuye ako kanya muri jenoside turi kumwe ngo tube twabibonye. Mama twari kumwe, Imana yarahaturindiye nk'uko nabivugaga. Bya bintu mbega biri very direct mu nzu yanyu yo mu rugo, nta mateka nyine, nta makuru yabyo twari dufite. Noneho icyo kikagutera gutekereza yuko ibintu ari okay, ariko muri jyewe mu buzima bwanjye harimo impamvu rwose zinyemeza yuko nanjye ibyanjye bitari sawa. Inyigisho za Elere icyo zankoreye ni nko kumurikira bakanyereka yuko bihari, ko burya nanjye nyine ibyanjye bitari shyashya. Ariko ndashimiye Imana uyu munsi. Urakoze cyane. Reka nsubire kwa Bruno gatoya. Ukurikije ibyo mwatubwiye n'ibyo na Muhire amaze kudusangiza, birashoboka ko umuntu ashobora kuba akomeretse, wenda se yagize coping mechanism cyangwa nta nizo yagize muri icyo gihe, ariko akaba adasobanukiwe ko akomeretse, cyangwa se yaba ananabisobanukiwe akaba yumva atazi ibyo ari byo. Kuko nanone kimwe mu bijya bibaho mu bukangurambaga, iyo butakozwe neza, hari ubwo umuntu avuga ngo ndakomeretse koko, ariko ntamenye ngo gukomereka ubundi ni iki. Ariko kuko bavuze bati umuntu wahuye n'agahinda wese abakomeretse, agahita yumva ko arakomeretse, ko wenda akaba atazi, nabyita mu buryo bufatika nubwo budafatika. Mu buryo bufatika ibi ni iki, bisobanura iki, bivahe bikajya hehe. Ubyumvishe muri icyo gihe cyanyu muhura n'ijambo ry'Imana, muhura na Elere Ministries n'iki, hari uburyo mwasobanukiwe icyo gukomereka ari cyo, n'uburyo hari wenda nyamwe amaze gusobanukirwa ibyo ari byo, nabwo amenye uko ashobora kubicamo no kubikemura. Ndagaruka no kwa Muhire aze kudufasha, ariko nagira ngo mpera aho ngaho kwanza tubwire mukorana n'abantu b'ingeri zose n'urubyiruko. Muhire wenda we yaravugaga ati jewe nari ndiho muri jenoside, nta nkovu mfite, nta gikomere cyo ku mubiri nagize, ibyo byose wenda nashobora kuba ntakomeretse cyane, sibyo? Hari n'uvuga ati jewe ntabwo nari mpari muri jenoside, so wenda mama we yaraye jenoside yaramukomeretse kuko ibyo bintu yarabibonye, ariko jewe ntacyo bindebaho, cyangwa icyo nakora ni ugufasha mama, ariko njye ntabyo mfite, nyamara wenda abifite. Kugira ngo dufashe uwo muntu, ariko tunavuge, hari n'uvuga ati, hariho ubigeze kukubaza turi kumwe ngo ubu n'ibyo bintu murabishakaho iki, mwabiretse? Umuntu atabigiyemo akiberaho, akikorera amafaranga yakita ku muryango we, ibyo bintu atabishakaho iki? Ndagira ngo dufashe gukira ibikomere no kwiyubaka, urabihuriza hese. Urahera kuri abo ushobora kuvuga ati nshobora kuba nkomeza ko sinzi ibyo ari byo, uramusobanurira ute kugira ngo abe yamenya nibura aho yahera, ariko noneho no gukira no kwiyubaka wubihuriza hehe? Urakoze cyane. Ikibazo cyawe reka nyisubirishe urugero rw'ubwubatsi.
buriya kuba muri cyo twakwita denial cyangwa kwanga ukuri kw'ibihari ari nayo cyo kibazo urubyiruko rufite uyu munsi, kwijyana ibindeba. Nibyo koko jenoside yarabaye, no mu kwa kane turayibuka bakatubuza gucuranga imiziki, ariko nyuma yaho ntabwo nshaka kumva ibyo bintu. Rero ntabwo twakubaka twiyubaka tutazi amateka yacu, tutazi aho tuva, tutazi ibyabaye. Murerere niho tuvuga ngo Imana ntabwo isanasana irasana. Dukunda kubigereranya n'izi midite zateye mu mujyi wa Kigali, ubwo bari hanze ya Kigali ariko naho nabonye zihari. Ni imidite ziri mu myubakire yo mu Rwanda. Nigiye kurwanya imidite ugahungura twa tuntu turi hejuru gusa. Imidite ni nk'iki mu Kinyarwanda? Ni ubukonje, ari ubukonje amazu agira, hakazaho uruhumbu hasi. Hakazaho uruhumbu hasi. Iyo ugiye kuvuga ngo ndakuraho uru ruhumbu rw'icyatsi, habaye icyatsi gusa, nturubabaze ngo winjire ugere ku itafari ubone ikibazo aho amazi aturuka. Niyo washyiraho uburyo bwose bw'abanyahanga bwaje, barabigerageje amasima atandukanye, ariko birangira igarutse. Niyo mbona ariwo mutego urubyiruko ruri kugwamo uyu munsi, no kuvuga ati ibi bintu uru ruhumbu mu kwa kane nzajya nduhungura ubundi nibereho. Birangira ubaye affected. Ari ikintu nkunda kuvugaho cy'uburyo bibagonga, ukaba wahura n'umuntu mwari mugiye gukorana ubucuruzi akaguhora icyo uri cyo, kuko hari abantu bagifite iyo myumvire. Cyangwa ukaba wajya mu mahanga ugahura n'abafite ingengabitekerezo akaguhora ko uvuye mu Rwanda gusa. Urumva uwo muntu kuko atigeze ashaka kumenya ukuri kw'ibyabaye mu gihugu, iyo uko kuri kumukubise kuramubabaza, kuko kumukubita atiteguye avuga ati si ibi bintu ni ibiki bimbayeho. Ariko iyo azi amateka akamenya ko ingengabitekerezo ya jenoside ikiriho, amenya n'uburyo bwo gushyiraho ingamba z'ubwirinzi, kuko tuvuga kubabarira ariko tugasaba n'Imana ngo twigishe gushyiraho imbago. Iyo turi kwigisha ku mibanire yacu n'abandi, tuvuga ko Imana yaturemye tubiri biremwa bisabana, ariko hari imibanire imwe n'imwe uba ugomba kumenya uburyo ukwiye kuyitwaramo. Ibyo byose rero iyo utabizi uba umeze nk'igihugu kidafite ubwirinzi. So gukira ibikomere nuko bigufasha kumenya ukuri, bigagufasha kumenya aho ufite intege nke n'uburyo ukwiye kuharinda. Buriya iyo wakomeretse akaguru, niyo wakira hari tendanse yo kugahungisha iyo umuntu akwegereye. Rero iyo utazi ngo ibi bintu byarankomerekeje cyangwa byangizeho izi ngaruka izi n'izi, ugasa nk'ubyirengagiza, aho hantu birakugora kuharinda. Rero nk'Abanyarwanda, nta munyarwanda uriho uyu munsi ingaruka za jenoside zitagezeho, byakomerekeje mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Irindi jambo dukunda kuvuga muri leta bavuga ngo abadayimoni bakunda ibyaha n'ibikomere, bameze nk'amasazi bakururwa n'ibikomere. Iyo ufite akantu katarakira kagukururira ibintu bibi, harimo gusharirirwa, harimo kugira gute no kwitwara mu buryo bumwe utaruzi, ugasanga wenda hari uburyo utwaza umuntu utazi impamvu uwo muntu ari kumutwara, ariko wenda mu rugo iwanyu bavuze abahutu cyane, mu mutwe bijyamo nubwo udashaka kubyemera ko birimo. Wahura n'umuntu wakeka ko ari umuhutu ukamwitwaraho mu buryo bumwe cyangwa ubundi, cyangwa wamuhura n'umuntu wakeka ko ari umututsi ukamwitwaraho mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ariko iyo wamenye amateka yawe ukayiga, ukagira igihe cyo gukira ibikomere byateye mu buzima bwawe, icyo gihe ntabwo uba ukirebera abantu mu moko, ubareba nk'Abanyarwanda, ahubwo ugafatanya nabo kubaka igihugu ngo aya macakubiri aveho. Reka nkubaze iki ngiki, hari ikibazo kimwe wasimbutse ntari bugusubizeho ndibuze kukibaza Muhire. Reka nkubaze iki ngiki, urimo uravuga ngo hamwe n'uko umuntu ashobora guhitamo kwiga amateka ye, bishobora kumufasha kumenya uko abana n'abandi ndetse no gukira ibikomere mu mateka y'Abanyarwanda. Ugera aho ushaka hose, hari ikintu ubona dushobora kuvomamo cyadufasha kunoza imibanire yacu
kurushaho cyadufasha kwimprovinga na ijambo improving ni mpamvu ze ngo hari n'ukunoza kurushaho imibanire yacu. Umwana waza guhitamo kuvuga ngo numvise Bruno avuga ko ibintu komeza kugirengeje atari sawa ikagenda imbyige, hari ushobora gutinya ko agiyeyo noneho ahubwo yabona ibimutera umujinya cyangwa ibimutera ipfunwe cyangwa ibimutera ibindi bintu runaka. Mu mateka yacu y'Abanyarwanda navuze ngo ugira aho ushaka ushobora kujya 95 ushobora kugera mbere yaho, hari aho dushobora kuvoma icyatuma turushaho kubana neza cyane kuko urebye ubuzima bw'Abanyarwanda mu gitabo cyanjye hari chapitre nise ngo My Genesis cyangwa itangiriro. Iyo urebye ubuzima bw'Abanyarwanda mbere y'abakoloni, Abanyarwanda barabanaga, Abanyarwanda barahahiranaga, nta moko yari ari mu Rwanda icyo gihe. Imiryango yarashyingiranaga. Ejo bundi nibwo umwana wari uri kubisoma nongera kubyibuka, mvuga ngo ugiye mu buryo bwa gihanga, mu buryo bwa biology, biragoye ko wabona umunyarwanda uramutse ukurikije aho akomoka n'ibisekuruza, wasanga adafite aho ahuriye n'ibi bice ko ari bingahe bitatu abakoloni bazanye mu Rwanda. So mbere Abanyarwanda barahahiranaga, barashyingiranaga, barabanaga mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ku buryo ibi twita amoko icyo gihe ntabwo byari amoko, byari icyiciro cy'ubudehe niba ariko nabyita uyu munsi, kuko umuntu yabashaga kuva mu cyiciro kimwe akajya mu kindi. So ubwo ku bashaka kumenya amateka basoma igitabo cyanjye, ariko hari n'ibindi bitabo bigenda bibivugaho, ariko tubona ko u Rwanda mbere y'ubukoloni twari umunyarwanda. Ndashima Imana ko na nyuma ya Jenoside muri iyi leta y'ubumwe n'ubwiyunge iyo politike yo kwitwa ndi umunyarwanda yagarutse, kandi nibaza ko ariyo dukwiye gushingiraho nk'Abanyarwanda uyu munsi. Yakoze cyane. Hari ikibazo nabajije Bruno, najya wenda hari ngerageza kugisobanura neza mu magambo make kubera ko n'umwanya utari mo kutworohera, ariko ndibaza ari ikibazo cy'ingenzi cyane cyane kuba dukurikira ku buryo nibaza ko ari byiza ko gisobanuka. Nabivugaga ko habaho ubukangurambaga tukabwira abantu cyangwa se mukabwira abantu muri RR muti urebe neza ushobora kuba ukomeretse, wenda umuntu akaba yarabyumvije akavuga ati ndakomeretse, bibe byose kuba narababaye narakomeretse, ariko akaba ari aho ngahagarukira, cyangwa se akaba atanumva ibyo bintu byo gukomereka. Wa mugani umwigeze kutubwira muti nareba ko nta gikomere cy'umubiri mfite, kuvuga ni njyewe meze neza, cyangwa se nanakwigereranya n'abandi noneho bo bafite ibikomere byo ku mubiri, nkavuga ni njyewe amahoro arahinda. Ariko wakumva urugendo rwawe n'urwa Bruno, kumva abantu mwageze mukavuga ariko uzi ko ibi bintu bitansize aho ngaho gusa, uzi ko ibi bintu hari aho ngihurira nabyo, uzi ko hari wenda bishobora kuba hari naho bikirimo kubuza urugendo rwanjye rwo kwiyubaka kugenda ku muvuduko rwakabaye rugendaho. So none navugaga ko usanga abantu bamwe umuntu avuga ati jewe data yavukiye mu nkambi, ariko jye navukiye mu Rwanda. Ubuzima bw'inkambi ntabwo nzi, navukiye mu Rwanda. Ibyuko baje bagera mu Rwanda bari bizeye ko bari bubone igihugu cy'amata n'ubuki, bagasanga byombi nta bihari, hari amaraso gusa, cyewe nta n'ibyo nzi. Undi akavuga ati ndabizi ababyeyi banjye baciye muri Jenoside, ariko jyewe ntabwo nayibonye, ntabwo iyo barimo kuvuga kwirukankana abantu no kwisha no kugira iki hari aho bindebaho. Cyangwa se undi akavuga ati data yakoze Jenoside ariko ibyo biramureba, njyewe ntabwo nayikoze, na akazi ke. Ugasanga nyine hari ukuntu rimwe na rimwe ku bantu bashobora kuba batarabaye muri ayo mateka mu buryo buri fizike ngo babe bahari nyine irizina, ariko hari n'abashobora kuba barahabaye akaba yumva avuga ati shagiye nkurikije ukuntu ibintu byagenze, nta bikomere reka nyine kaba babaye bababare, ariko gihe ntabwo bimfataho cyane. Kugira ngo musobanurire icyo kintu wowe na Bruno mwageze ahantu mukakimenya, muvuga reka ntangire uru rugendo, uriya muntu wamufasha uti? Ikintu kimwe gitangaje ni uko
amateka yacu buriya nta hantu ajya nubwo tutayagarukaho ariko aba yibitse muri twebwe. Ni nk'aho tuba muri twe imbere haba hari nk'icyumba ibyatubayeho tugenda tukabifungiraniramo. Kugira ngo wenda byumvikane, reka nse n'uwifashisha nk'urugero rumwe. Mu myaka ya nyuma ya jenoside, sinibuka neza umwaka, ariko hari igihe cyageze musaza wa mama aza kudushaka. Ubundi ni ukuvuga ngo urebye uwo niwe muvandimwe wa mama nyine wari ukiriho, ariko si ukuvuga ngo ni uko yari arokotse jenoside, ahubwo mama actually mu bwana bwe yatandukanye nawe hashira imyaka myinshi cyane batarongera kubonana. Uwo mupapa ndi kuvuga ubu ngubu yitabye Imana mu mwaka ushize, ariko nyine kureba ukamenya ngo wow, byibura tubonye umuvandimwe warokotse kubera yuko atari ari mu gihugu. Ariko igitangaje nuko yagarutse agasanga noneho abandi bavandimwe be bose, ni umupapa yari mukuru cyane aruta mama, niwe wari mukuri wabo, mama ari umuhererezi, umwana we w'imfurangana na mama. Urumva ko yaramurutaga pe, wanavuga ko ataranamuzi. Ariko nkurikije ukuntu uwo musaza yari ameze, ntabwo yaza kuba yari akiriho muri jenoside yari kubaho. Hanyuma kandi araza asanga umuryango wasigaye inyuma wose, abavandimwe bose ntabariho, abasigaye n'abana babo nabo nyine batamerewe neza. Hanyuma noneho na mama wanjye wa undi nababwiye warokotse mu buryo bw'ibitangaza. Bene nk'ibyo bintu rero ku ruhande rwe ashobora kubyirengagiza, cyangwa se wenda n'abavandimwe bacu, babyara bacu bamuvukaho bashobora kujya bavuga bati twe nta kibazo dufite, ariko nta kuntu yabikwepa, kubera yuko naza mu rugo iwacu azasanga babyara banjye nababwiye bafite inkovu ziri bizarre zifatika. Ubwo no mu rundi ruhande rwa kote ya mama wabo naho hari abandi bavandimwe nabo bamerewe gutyo. Na amateka yacu rero, kandi ingaruka zayo zirahari, turacyazibamo. Uyu munsi wa none kubyirengagiza tuba dukoze ikosa rikomeye, kubera yuko ushobora guhunga ikikwirukansa ariko ntabwo wahunga ikikwirukamo. Uko tugenda rero dukura twigira imbere, turi mu rugendo rwo gukira cyangwa tutari mu rugendo rwo gukira, byanga bikunda hari ahantu tuzagera tugahura noneho na ya reality, ka kumba kagafunguka. Ako kumba rero ingorane tujya tugira nuko iyo tutari mu rugendo rwo gukira cyangwa tutarunyuzemo, iyo gafungutse gafunguka nabi, kagafungukira ahantu hatariho, kagafunguka utarubyiteguye. Ni ikibazo rero gikomeye, ntitugomba kubyirengagiza, ntitugomba kubirenga ngo tubyihorere tuvuge, kuko kimwe mu bibazo abantu bakomeretse bajya bagira, hazamo nyine uko kwanga kumva icyo wanyuzemo, akanga yuko asubira hahandi. Umunsi umwe twari dufite inyigisho, noneho cyangwa se ni Lambert wari wigishije ahantu, hanyuma umuvandimwe umwe akurikirana inyigisho ye, ubundi arangishije hashize iminsi myinshi ntabwo mbyibuka neza, ariko ndibuka iyo comment y'uwo muntu. Aranyandikira arambwira ati ariko ibi bintu muba muvuga ni ibiki, murabona muba mudasubiza abantu mu bikomere byabo? Naye ndamubwira ni impamvu uvuze gutyo nuko hari aho ibyo wumvise hari aho bihuriye n'ubuzima bwawe, naho ubwo inama nakugira za wiruka
reka nguce mu ijambo gato umuntu ushobora kuba akomeretse atabizi neza hari ibimenyetso bifatika umuntu yareba akavuga ati ariko nkeneye kugira umuntu nganira nawe wasanga iki n'iki ndeba mu buzima bwanjye bikwiye gutuma. reka mvuga akantu gatoya no kukariletinga n'amateka ya jenoside. buriya niba ushobora kumva nk'ijambo nkubwiye noneho ugahita wumva mvuze nabi birenze, wenda se reka mvuge nka Bruno kaya gakote yambaye n'agashati keza, uzi ko umuntu ashobora kukubwira ati sha wambaye agashati keza ariko iyo kataza kuba ubururu kakaba umukara, noneho we agahita avuga ati uvuze yuko nambaye nabi, uvuze yuko mbega nsa nabi, ukumva iyo reaction ubwayo iraremereye kurenza n'icyo ngewe nari nkubwiye. icyo ni ikimenyetso gikomeye cyuko mu buzima bw'uyu muntu ashobora kuba hari ikibazo. ntabwo rero umuntu aba akwiriye kubyirengagiza, kandi akenshi umuco wacu nk'abanyarwanda buriya ugira ukuntu utwumvisha yuko ibintu nta kibazo. nkavuga ntoke data na mama baragiye ariko noneho reka jyewe niyubake. uko kwiyubaka muri aka kanya bikaba bisobanuye kusa ikivi cyabo bagiye batushije. biravuga yuko ngomba kwiyigisha nkiga amashuri yose abaho akomeye nkaba umuntu ukomeye. biravuga yuko nimbyara umwana agomba kwiga ishuri ryiza nkamuha byose. biravuga ko nta kintu na kimwe nzabura muri ubu buzima. noneho ibyo ngibyo nkabirwanira nkabiharanira, ariko motivasiyo iri kuntera kubikora, ikintu kiri kunsunikira kubikora ari ukuvuga ngo wa muhutu wishe ababyeyi banjye atazabona mbaye nabi. wabonye ndetse aricyo bitwaye si najyaga numva bavuga ngo ni umujinya mwiza. reka nongere mbivana aho ngaho gatoya nkoreshe story y'undi muntu numvise. ari umuntu numvise mu buzima bwe yabayeho arererwa ahantu nyine bamubwira ngo ntacyo azimarira. noneho akuze akurana iyo mbereka ivuga ngo uriya muntu wavuze ngo ntacyo nzimarira, noneho ngiye kwereka mukomesha. ariga aba umuhanga cyane biranamuhira. uyu munsi wa none ari mu buzima bwiza pe, ariko umutima we uracyavuga ngo ndacyahangana na wa wundi wavuze ngo ntacyo nzimarira. nubwo yamaze kumwemeza. urumva yaramwemeje, ariko n'uyu munsi wa none ntatuje, aracyaguma kumwemeza. icyo kintu rero mu by'ukuri ubwabyo birerekana yuko hagati y'uyu muntu na wa wundi wamubwiye kuriya batabayeho neza. byanga bikunda ntabwo babayeho neza, kuko uyu muntu nubwo yabaye successful araryama akibuka, akaryama na wa wundi wamubwiye ngo ntacyo azimarira. yahaguruka ajya ku kazi akagendana uwamubwiye ngo ntacyo azimarira, agakoresha ingufu nyinshi cyane kuko muri we harimo ijwi rimubwira ngo ntacyo azimarira. agakorana ubwoba bwinshi kuko yumva nadakora cyane ari bube nyine abaye ntacyo azimarira. icyo ni igikomere rero kiri gukora. akaba ashobora gukuramo stroke, ashobora gukuramo stress n'ibindi byinshi. Exactly. azavanamo stroke, azagirira neza wa mwene data amwihimuraho. ntabwo bizaba ari ibintu biva mu mutima unezerewe ushaka kubikora. ashobora no kuzamuhutaza, umunsi umwe ashobora kuzamuhutaza, ashobora noneho umunsi umwe no kuzabyuka ahubwo umujinya wabaye mwinshi, agakoresha na ya power ya success afite akagenda agahemuka kubera yuko ntabwo yakize. nubwo yabaye successful ariko ntiyakize. murakoze cyane Muhire. kubw'amahirwe makeya ntabwo tugifite iminota myinshi, ariko nagira ngo tugana ku musozo, n'ubundi ndahera kuri wowe Muhire. dusa nk'abagana ku musozo, umuntu duteze amatwi hamwe n'uko twaganiriye akaba atagishidikanya mu mutima we ko agomba kuba akomeretse, ahere hehe kugira ngo akire? wow. biratangaje nyine kurangira abantu inzira biragora, ariko inzira ya mbere nakurangira nikubwira yuko burya hariho umuntu witeguye kukumva. hariho umuntu witeguye kukumva, actually we yaranagusobanukiwe
cyane kurusha uko we wiyizi, nako ushobora kuba wabonye gashobora kuba ari gatoya kurusha ibyazi. Emera umusange mu biganireho, emera umusange mu biganireho. Uwo nshaka kuvuga nta wundi ni Imana yo mu ijuru, yiteguye kukumva, yiteguye kugutega amatwi, yiteguye no kugendana nawe urwo rugendo. Nk'uko Bruno yabivugaga, ni data nyine iteka uhora ameze gutya ateze amaboko avuga ati nimuze tugendane. Ikindi Yesu yaratubwiye ubwo abarushye n'abaremerewe muze munsange ndabaruhura. Yemwe abarushye n'abaremerewe muze munsange ndabaruhura. Yesu niwe wakuruhura rero, Yesu niwe wakuruhura. Rimwe na rimwe hari igihe tuba tunakeneye no kubona n'umuntu udufata ukuboko, kuko akenshi nyine bitewe nuko twabyitwayemo mu bihe bitambutse, hari igihe kwigezayo bitugora. Actually niyo nashaka kukubaza, ubizi ngira ngo iyo twicaranye gutya uyu munsi ngewe nicaye muri iyi ntebe mba nicariye nicaye ariko mpagarariye abandi bantu benshi, ku buryo kubera ko dusanzwe tuziranye hari ubwo dushobora kuganira ibintu tugasa nkaho kandi hari abandi bantu nabo uravuga uti hari umuntu ugukunda niso warakwiteguye uramusanga, kandi yaraguhamagaye ngo niba urushye niba uremerewe uramusanga arakuruhure. Ariko nkavuga nti umuntu abyumvise, kuko hari abantu bidasobanutse mu buryo buri ku murongo, avuga ati ko harya burya nk'umuntu umenye ko mbabaye nkajya gushaka Imana, ndaza kujya gushaka umushumba mubwire, ndaza kujya mu kiliziya, ndaza kujya muri church runaka, no kujya mu materaniro, kumusanga no kumusangane. Okay, birasa naho ari continuation y'icyo nagiye kuvuga. Hari igihe biba bigoye nyine yuko wowe ubwawe wijyana kwa Yesu, usanga iyo Mana ku ruhande rwawe kandi ukagera kuri ya nyota yazamutse muri wowe, cyangwa se kuri cya kibazo wahuye nacyo. Aha rero niho umurimo w'Imana uzira, niho itorero rizira, niho imiryango nka Ellen Ministries izira, niho bene data turi kumwe mu rugendo rwa Gikristo bazira. Ubwo icyo nshaka kuvuga nuko twebwe iwacu muri Ellen Ministries imiryango irafunguye, kandi navuga ngo nicyo kituri ku mutima, no gufasha bene data kugendana nabo bene urwo rugendo rwo gukira. Ariko udashoboye no kuhagera nabwo ushobora no kwegera n'umushumba, ushobora kwegera bene data muri kumwe mu rugendo rw'agakiza. Aho ngaho hose wabuze nyine n'umwe muri abo ngabo, muri ino minsi dufite umugisha mu gihugu cyacu cy'uko n'abajyanama nabo bari kugenda biyongera, ushobora no gushaka n'ubujyanama. Ariko kuri Ellen umuntu yabageraho ate? Ngarutse ku murimo wa Ellen Ministries, imiryango irafunguye nk'uko nabivugaga. Ushobora kuba wakoresha contact yacu, ukaba waduhamagara, ni 0789 50 0789 50 86 19. Nisubire muri rimwe noneho. 0789 50 86 19. Iyo nimero yihamagaye wabona wakwitaba mukabiganiraho, hanyuma bakaba bakugenera umwanya tukagutega amatwi rwose, tukanafatanya nawe muri urwo rugendo. Mukorera hagana he? Ellen Ministries ikorera Kicukiro muri Niboye, ni kuri KK 334 ST, hanyuma ku gipangu cya 24. Mukora kuva ku wa kangahe kugeza ryari amasaha? Kuva ku wa kabiri kugera ku wa gatandatu, duhereye saa 3 za mu gitondo tukageza saa 11 z'umugoroba. Murakoze cyane. Bruno, reka nawe nkugarukeho gatoya. Hari ahantu duritse guhurira, ufite ubutumwa wageneye cyane cyane urubyiruko, uvuga ngo nk'urubyiruko be kuba ntibindeba,
bagira icyo bakora ku buzima bwabo bwite no ku buzima bw'igihugu. Nari mbaje Muhire n'abantu umuntu ukomeretse ahere hehe, ariko se umuntu ushaka kugira urwo ruhare wababwiraga ahere hehe? Murakoze. Nahere kuba nibindeba, avuga ati nanjye birandeba, amenya amateka atari documented cyangwa ataranditswe, agerageza yandike. Dusigaye turi urubyiruko tuzi gukoresha ikoranabuhanga kugira ngo ibyo abanyarwanda baciyemo, amateka y'abanyarwanda. Hari umujene nimugoroba wambwiye ngo arenze filime z'abanyekoreya. Ni ibintu n'abaturi inyuma bazigiraho. Gufasha igihugu ku ibyo wumvishe ukageraho byandika, ariko no kubyigisha barumuna bacu. Rero reka twe kuba n'ibindeba nk'uko wari ubivuze, reka tugire uruhare mu kwiga amateka yacu no gusigasira hari, ndetse no kuba abanyarwanda barinda igihango. Icyo gihango nta kindi ni igihango cyo kuvuga ngo tube umwe, tuba abanyarwanda bakunze igihugu nk'uko leta ibitubwira ngo twibuke twiyubaka, ariko tunasenyera umugozi umwe. Twakomeje gukomoza ku gitabo cyawe My Forgiven Story. Umuntu yakibona ate ngo agisome? Igitabo mwagisanga kuri website yacu yitwa vitalreadings.com, aho ukigura tukakikuzanira aho uri, ariko no mu yandi maguriro y'ibitabo yose yo muri Kigali. Kuba ari hanze y'u Rwanda mwagisanga kuri Amazon, ndetse no ku mbuga nkoranyambaga za Vital Readings. Utwandikiye twagufasha kukibona. Mutubwire izina ryacyo rirambuye kugira ngo wenda ushobora kugishaka kuri Amazon aba byamworohera kukibona. Cyitwa My Forgiveness Story. It's a genocide survivor story, but with in-depth study of the theme. Ariko niyo wakwandikaho My Forgiveness Story by Iradukunda Bruno, gihita kiza hejuru rwose. Igitabo gifite cover nziza, no kuyireba ubwayo urakira. Murakoze cyane, ndabashimiye cyane kuba mwemeye kuza ngo tuganirize abanyarwanda ku bw'ibitekerezo mwadusangije. Ndacyakomeje kubwira abanyarwanda no kubabwira mwebwe twicaranye aha ngaha ngo mukomere mwimpore. Ntabwo twabonye umwanya uhagije ngo tuvuge byinshi twakagombye kuvuga, ariko ibyo byose ubwo mwaduhaye, wenda mwembi mwaje mukorera RL Ministries, simpamya ko mwaje official RL yabatumye, ariko twisanze nyine ari umurimo mukora ufite aho uhurira n'icyo naho wafasha abadukurikira. So ntabwo twagiye nanone guhishahisha nk'aho atariho mukomoka. Gusa icyo navugaga cyiza nuko ubwo twavuze uburyo umuntu ashobora kubageraho, wenda n'ibyo batumvisha uyu munsi bashobora kuba bazabyumvayo hariya. Ariko no kwa Bruno nibura igitabo mwakomeje kugenda muvugaho, nibura tumenya aho twagikura. So ndabashimiye cyane, ndagira ngo nshimire n'abadukurikira buri cyumweru kuva saa 9 n'igice kugeza saa 10 n'igice. Iyo twatinzeho gakeya nk'uyu munsi ntabwo dutinda cyane. Rero turabashimira cyane ko mudukurikira. Turashimira abantu batera ikiganiro inkunga. Abatera ikiganiro inkunga ni Christ for the Nations Ministries. Hanyuma ikiganiro cyo ni Staying the Course. Njyewe twari kumwe uyu mugoroba, nitwa Vital Muvunyi. Ndabifuriza umugoroba muhire. Murakoze.